Shalom, tongeye kuguha ikaze nanone ku isengesho ribohora official, ahantu ubasha gukura ubutumwa bwiza, ubasha kubohokera igicaniro, ubasha kwakiraho imirimo y'Imana, igicaniro kikungura ubwenge, igicaniro kikwigisha gusenga, igicaniro ukuraho ubwiru bwose bw'iby'umwuka, kandi igicaniro ubasha gukirizwaho ukijijwe n'umwami Yesu Kristo, ukijijwe n'umwuka we wera. Imana iguhe umugisha, cyane cyane wowe wamaze kuba umunyamuryango w'isengesho ribohora official, wowe wakoze sabone cyangwa se subscribe. Imana iguhe umugisha mwinshi. Tuje kuganira nanone ijambo ry'Imana no gufata umwanya wo gusenga. Uwiteka aguhe umugisha, tegura amatwi yawe neza mu buryo bw'umwuka kugira ngo wumve icyo umwuka avugana n'ubugingo bwawe, kandi uzamure kwizera kwawe kugira ngo umwuka w'Imana abashe kubohora ubuzima bwawe bwose. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Duheruka hano kuganira ikintu cyitwa amarembo mu isi y'umwuka. Twabonye ko mu mwuka nk'uko mu isi bifite imibiri, buri rugo rwose rugira irembo, kandi imidugudu nayo ikagira irembo wakwinjiriramo winjira mu mudugudu, akagari, akarere, intara, igihugu. Twabonye ko ibyo bintu bifite amarembo. Rero no mu mwuka tuza kubona ko no mu buryo bw'umwuka umuntu afite irembo ry'umugisha wiwe, Imana ibigomba gucamo kugira ngo imuhezagire. Twabonye kandi ko n'ijuru ubwaryo rifite amarembo. Ntabwo kuvuga ngo ntabwo wajya mu ijuru uciye aho ubonye hose. Hari irembo ugomba gucamo kugira ngo ujye mu ijuru, aho Yesu yavuze ngo mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, kuko abarinyuramo ari bake, kandi iryo rikaba ari irembo rijya mu bugingo buhoraho. Arongera avuga ngo kuko irembo ari rigari rijyana abantu mu kurimbuka, rikerekeza ikuzimu. Urumva ngo hari irembo mu mwuka rijyana abantu ikuzimu, hari irembo mu mwuka rijyana abantu mu ijuru. Ariko Yesu yagaragaje ko tuba tugomba kugira umwete wo kunyura muri iryo rembo rifunganye, kuko abarinyuramo ari bo bake cyane. Muri abo bake rero ugomba kuba muri bo mu izina rya Yesu. Ugomba rero hari irembo rijyana mu bugingo, hakaba n'irembo rijyana mu rupfu. Hari irembo rijyana umuntu umugisha w'Imana, rikukonekita n'umugisha w'Imana, hakaba n'irembo ry'umuvumo. Rero n'ubundi turagarutse kugira ngo dukinguze amarembo y'umugisha, ariko kandi dufunge amarembo y'ibyago, dufunge amarembo y'amakuba. Twabonye ukuntu mu isi y'umwuka bashobora gufata ubugingo bw'umuntu bakabuhuza n'amarembo agana mu rupfu. Ntabwo ibyo tubigarukaho. Gusa icyo dukundira Imana, kuko Imana ari bizi ko ikuzimu hafite amarembo, kandi amarembo y'ikuzimu ajya abasha gukinguka, akugururwa, imbaraga z'ikuzimu zikazamuka, zikaza mu isi kubabaza abo mu isi. Hari amagambo meza yatubwiye hano mu byanditswe, reka tuyasome ubyumve. Matayo 16 umurongo wa 18 handitse ngo, nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Iyo Bibiliya ivuga urutare rushobora kuba Kristo mu byanditswe byera. Urutare, Yesu ni urutare. Yesu ashobora guhinduka urutare mu isi y'umwuka. So rero iyo Imana ivuga ngo nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, urutare ni Kristo. Kimwe nuko urutare rushobora guhinduka ijambo. Nivuga ngo rero Imana irashaka kugira ngo yubake. Twavuze ko itorero si inzu tujya gusengeramo. Ntabwo itorero twavuga ngo ni ADPR, twavuga ngo ni Abadive, twavuga ngo ni Zion. Ntabwo twavuga ngo itorero nayo mazina y'ayo madini. Oya, itorero ni abatowe, batorerwa gutaha ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana, ari bwo bukwe buri hagati y'umugeni n'umukwe. Noneho sasa abo batowe, nk'uko byumvise ngo itorero ni abatowe nyine gutaha ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Abo batowe rero
ni abakiriye umwami Yesu Kristo mu mitima yabo, bamwinjiza mu bugingo bwabo, abo umwami w'ubugingo bwabo, abo umukiza w'ubugingo bwabo. Abo bantu iyo bahuye, abo bantu nibo torero. Rero uri umwe mu bagize itorero, wowe uri kunyumva. None rero Imana ivuga ngo nzubaka itorero, ni wowe izubaka, ntabwo ari izina ry'idini. Ni wowe, ni njyewe. Nzubaka itorero kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Amarembo y'ikuzimu ntabwo yagushobora waramize Kristo mu bugingo bwawe. Ubugingo bwawe bwicawemo Kristo, umwuka wawe wicawemo Kristo, uba wubatswe kuri Kristo, ubatswe ku rutare, ubuzima bwawe bwubatswe ku rutare. Ntabwo amarembo y'ikuzimu yakubasha. Rero ntugire ubwoba, kuzimira hari amarembo yaho ajya acinguka, hakava ibiremwa bitagaragara, bikavaho ngaho ikuzimu ari ibiremwa bitagaragara, bikaza rije guteza ibyago, bikaza rije guteza ubukene, bije guteza krize, indwara, guteza intambara mu gihugu, guteza ibyago mu gihugu, guteza krize mu muryango. Ndavuga ngo amarembo y'ikuzimu ashobora kwata ku muryango, kata ku muryango neza, ibiremwa bivuye kuzimu bikata ku muryango bikawusenya, bikawangiza. Aya marembo y'ikuzimu ajya acinguka, hakazamuka ibiremwa, bikaza bikata ku muntu ku giti cye, bikamubuza amahwemo n'umutekano, bikamubuza guhagarara mu byizerwa. Aya marembo y'ikuzimu ashobora kukuvana mu murongo wo gusenga Imana. Amarembo y'ikuzimu ashobora kukuvana mu murongo wo gukunda Imana. Amarembo y'ikuzimu ashobora kukuvana mu murongo w'umugisha wawe. Amarembo y'ikuzimu ashobora kugusunikira umuvumo. Amarembo y'ikuzimu ashobora kugusunikira urupfu. Amarembo y'ikuzimu ashobora kugusunikira imigozi y'ibyaha, akakubohesha imigozi y'ibyaha. Amarembo y'ikuzimu ashobora gucingukira sosiyete yawe, kampani yawe, business yawe, kugira ngo akureho business yawe. Ariko niba ubuzima bwawe warabwubatse kuri Kristo, ntabwo azakubasha, ntabwo azagushobora. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Igihe cyose wubatse mu ijambo ry'Imana, wibuke ko iri jambo Yesu aribwira Petero, ntabwo yapfuye kurimubwira gusa, hari icyo yarashingiyeho arimubwira. Yaramubwiye ngo, Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo biguhishuriye, ahubwo ari Data wa twese. Nuvuga ngo hari ibyo duhishurirwa tuba tudahawe n'inyama n'umubiri n'amaraso. Hari ibyo ushobora kubona ukabimenya ubihawe n'amaraso, ukabimenya ubihawe n'umubiri wawe. Kuko urumva ukuntu avuga ngo urahirwa Simoni Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo biguhishuriye ibyo. Nuvuga ngo umubiri, yamubwira ngo umubiri n'amaraso si byo biguhishuriye ibyo. Nuvuga ngo yaramubwiye ngo si amaso yawe aguhishuriye ibyo ngibyo, si amatwi yawe aguhishuriye ibyo ngibyo, aya y'umubiri. Hari ibintu ushobora kumenya kuko wabirebye, wabibonye, ukabimenya kuko wabyitegereje, wabibonesheje amaso yawe y'umubiri. Hari ibyo ushobora kumenya kuko wabyigishijwe n'abana b'abantu ba hano mu isi. Abana b'abantu bakabikwigisha ukamenya ikintu runaka kuko wakigishijwe n'abantu. Ariko uyu Petero yarahishuriwe ikintu atakibwiwe n'umwana w'umuntu. Yarahishuriwe ibintu yaramenye Kristo ari we, atamumenyeshejwe n'undi muntu. Kuko urumva Kristo yaraje arabaza ngo hanze habanyita bande. Bamwe baramusubiza bati muri gisubizo kigufiya, baramusubiza bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe mu bahanuzi. Ariko ngo arabaza ngo ati mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Nuvuga ngo uyu rero Kristo agiye kumusubiza, aramusubiza ati urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo biguhishuriye, ahubwo ari Data wa twese. Urumva umuntu uhishurirwa umenya ibintu runaka,
utahura ibintu runaka, agahishurirwa, cyane cyane agahishurirwa Kristo. Umuntu hishurirwa Kristo, umuntu hishurirwa Imana, akayimenya mu mutima we, agasobanukirwa Imana mu mutima we, agasobanukirwa Yesu Kristo mu mutima we, agasobanukirwa Umwuka Wera mu mutima we. Uwo muntu rero, uwo muntu niwe wubakwa ku rutare. Yamara kubakwa ku rutare ngo n'amarembo y'ikuzimu ntabwo abasha kubasha uwo muntu. So rero twagaragaje ukuntu amarembo acinguka, umuntu agahuzwa n'irembo ry'urupfu, umuntu agahuzwa n'irembo ry'ibyago, umuntu agahuzwa n'irembo ry'ibibazo. Mu isi y'umwuka umuntu yahinduka irembo. Haza umuntu ugomba guhinduka irembo rikwinjiza mu kibazo, uzakugusha mu mutego, uzakugusha mu watuma utakaza n'ubugingo. Umuntu akaba yahinduka irembo. Ubyibuke ko hari ahantu Yesu yavuze ngo ni irembo, umuntu niyinjira azakizwa. Reka nsome iryo jambo kugira ngo ubyumve neza. Ni Yesu wavuze ayo magambo. Ndaribona mu izina rya Yesu, ndaribona mu izina rya Yesu. Yesu niwe wavuze ayo magambo. Aravuga ngo ni irembo, umuntu niyinjira muri nge azakira. Yesu yarivugiye ngo ni irembo, umuntu niyinjira muri nge azakizwa, nasohoka azabona urwuri. Ni ijambo rero zopetese kiriahoria. Ni ijambo riboneka muri Yohana igice cya 10 umurongo waho wa 9, aho tubona Yesu avuga ngo ni irembo, umuntu niyinjira muri nge azakizwa, azinjira soke kandi azabona urwuri. Urumva Yohana 10 umurongo w'9 tubonye ko Yesu Kristo hanahindutse irembo, ubasha gukirizwamo, ubasha kubohokeramo, ubasha kuboneramo ubuzima, ubasha gukirizwamo indwara, ubasha gukirizwamo ibyaha. Yesu ni irembo winjiramo ugakizwa ibyaha, ni irembo ubasha gukirizwamo indwara z'ubwoko bwose, ni irembo ubasha kwinjiramo ugakizwa imivumo y'ubwoko bwose, ni irembo ubasha kwinjiramo ukarikirizwamo ibyago n'amakuba byari bikugarije. Yesu Kristo ni irembo ubasha kwinjiramo ukarikirizwamo ubugumba, ukarikirizwamo inyatsi, ukarikirizwamo imyaku n'imikoshi. Ni irembo Yesu Kristo ubasha kwinjiramo ukarikirizwamo igisuzuguriro cyose wibonaho, ubujiji n'ubupfapfa. Yesu Kristo ni irembo ubasha kwinjiramo ukarikirizwamo kanseri, ukarikirizwamo diabete, ukarikirizwamo hypertension, ukarikirizwamo sida, ukarikirizwamo indwara z'ubwoko bwose. Yesu Kristo ni irembo ubasha kwinjiramo ukarikirizwamo ubusiribateri, ukarikirizwamo uruzingo bakuzinze. Yesu Kristo ni irembo ubasha kwinjiramo ukarikirizwamo amarozi y'ubwoko bwose, ibitamikano, imitongero, ibihubiko ndetse n'ibyo bakohera. Yesu Kristo ubasha kumukirizwamo ubwo burozi bwose. Yesu Kristo ni irembo ubasha gukirizwamo gushikwa. Hari abantu baryama barozi bakabashika, ugasanga uri mu nzozi utazi ko izo nzozi bagushitse ikuzimu cyangwa se umurozi yagushitse yagutwaye. Yesu Kristo rero ni irembo ubasha gukirizwamo imbaraga z'umurozi. Yesu Kristo ni irembo ubasha gukirizwamo imbaraga z'abadayimoni. Yesu Kristo ni irembo ubasha gukirizwamo imyuka y'ibihombo. Yesu Kristo ni irembo ubasha gukirizwamo buri kibazo cyose ufite. Nuvuga ngo rero mu mwuka uyu Yesu tuvuga ubasha guhinduka irembo, byibuke ni mu mwuka. Yesu ntiwamubona mu buryo bw'umubiri. Iyo agiye gukora agukonekta n'umuntu yahinduye irembo rye, aguhuza n'umuntu yahinduye irembo rye. Mu mwuka rero umuntu abasha guhinduka irembo rikuganisha ikuzimu. Mu mwuka umuntu abasha guhinduka irembo rikuganisha mu bibazo. Mu mwuka umuntu abasha guhinduka irembo rikuganisha mu burwayi. Mu mwuka umuntu abasha guhinduka irembo rikuganisha mu kugwa. Mu mwuka umuntu abasha guhinduka irembo rituma business yawe igwa igahirima. Mu mwuka umuntu abasha guhinduka irembo risenya urugo rwawe. Mu mwuka umuntu abasha guhinduka irembo risenya business yawe. Mu mwuka umuntu abasha guhinduka irembo
rituma wirukanwa mu kazi. Mu mwuka umuntu abasha guhinduka irembo rituma uhomba mu byo wakoraga. Mu mwuka umuntu abasha guhinduka irembo inyenyeri yawe bibiramo bakayitwara. Mu mwuka umuntu abasha guhinduka irembo ryo kwangwa no gutabwa. Mu mwuka umuntu abasha guhinduka irembo rituma ubura icyo wakagombye kubona. Mu mwuka umuntu abasha guhinduka irembo ryatuma ubingwingira ukadindira. Mu mwuka umuntu abasha guhinduka irembo ryatuma uba ukererezwa kwinjira muri destine yawe. Mu mwuka umuntu abasha guhinduka irembo ry'ibintu byose, kimwe nuko mu mwuka mu yindi kote abasha guhinduka irembo ryo gutera imbere kwawe. Mu mwuka umuntu abasha guhinduka irembo ryo kubona akazi kawe. Mu mwuka umuntu abasha guhinduka irembo ryo gukira indwara kwawe. Mu mwuka umuntu abasha guhinduka irembo rya promotion yawe. Mu mwuka umuntu abasha guhinduka irembo rifungura ingendo zawe. Mu mwuka umuntu abasha guhinduka irembo rikuganisha mu butunzi no mu bukire. Mu mwuka umuntu abasha guhinduka irembo ry'ibyiza mu buzima bwawe muri rusange. Nuvuga ngo rero sasa uyu munsi turafata umwanya wo gusenga. Ubwo twavugaga mu ruhande rw'abantu, ariko mu ruhande rutari rw'abantu, mu kindi gice cy'umubiri wawe, amaso yawe yahinduka irembo ryinjiza ibibi muri wowe. Amatwi yawe yahinduka irembo ryinjiza ibibazo muri wowe bitewe n'ibyo wumva. Akanwa kawe kahinduka irembo rizana ibyago n'amakuba bitewe n'ibyo akanwa kawe kavuga. Nuvuga ngo ku mubiri wawe naho hari ibyakwitwa amarembo yakwinjiza ibyiza mu buzima bwawe cyangwa se akinjiza ibibi mu buzima bwawe. Ku mubiri wawe hari amarembo kuriho ku mubiri wawe abasha kwinjiza ibyiza muri wowe cyangwa akinjiza ibibi muri wowe biterwa n'uburyo wakinguye guta ayo marembo. Amaso yawe uyakoresha ureba ibiki. Ibyo ureba rero ni ukuvuga ngo byinjira mu bwonko bwawe biciye mu byo warebye. Igihe ureba ibibi amaso yawe ashobora guhinduka amarembo yinjiza ibibi mu bwonko bwawe no mu bitekerezo byawe ukangirika. Igihe wumva ibintu bidafite icyo bimaze, bya bintu wumva bidafite icyo bimaze amatwi yawe ashobora guhinduka umuryango winjiza ibintu bidafite umumaro mu buzima bwawe ukangirika, nawe ugahinduka umuntu w'imbura mumaro muri sosiyete no kuri ubuzima bwawe. Rero ni ngombwa ko n'amatwi yawe nawe ushobora kumenya ngo ayahinduka irembo yakwinjiza ibyiza cyangwa akinjiza ibibi. Ako kanwa kaumenye ngo kahinduka irembo ukingura ukinjiza ibyiza cyangwa se ugasohora ibibi, biterwa n'uburyo akanwa kawe ibyo ugakoresha wo uvuga watura wivugaho. So rero nshuti mukunda muri Kristo Yesu, uyu munsi turaza gukora isengesho rero rifunga ibyo byose, ibyo bintu byose mvuze, twature ko amatwi n'amaso ndetse n'akanwa bigomba guhinduka umuryango winjiza ibyiza mu buzima bwacu, winjiza imigisha mu buzima bwacu. Turaza gusenga nanone mu izina rya Yesu Kristo uvuge yuko hagomba kuza abantu mu buzima bwanjye n'ubwawe bahinduka irembo. Birashoboka ukaba uri hano kuri iki gicaniro naraguhindukiye irembo rikusunika mu mugisha wawe, naraguhindukiye irembo rikumenyesha ibyo utaruzi, rikwigisha gusenga, naraguhindukiye irembo rikuzamura rikakujijura mu by'umwuka. Habwa umugisha n'Imana rero. So nanjye nakwifuza ko nawe rero unyumva wagaruka ukampindukira umugisha mu rundi buryo nkuko tuguhindukira umugisha, nawe nakwifuza ko wampindukira umugisha. Mpindukira umugisha rero mu izina rya Yesu Kristo. So rero dukomeze uyu munsi rero dusome muri Yesaya. Hari ibyanditswe tugiye gusengeramo kano kanya, biboneka Yesaya 60:11. Aho ngaho niho tugiye gukora isengesho ry'uno munsi. Yesaya gice cya 60, Yesaya 60, Yesaya igice cyaho cya 60, zopetese kiriahoria. Yesaya igice cya 60 n'umurongo waho wa 11 niho tugiye gukura isengesho ryacu ry'uno munsi.
nyuma yo gusobanukirwa, nyuma yo kumva icyitwa amarembo, uburyo tugomba gukinguza amarembo y'umugisha tugafunga amarembo y'ibyago. 60 handitse ngo amarembo yawe azahora yuguruwe iteka. Hano Imana iradusezeranya ko amarembo yacu, kuko twabonye umuntu ashobora kugira amarembo menshi, ntabwo umuntu irembo ryiwe riba ari rimwe. Amarembo y'umuntu ni menshi y'umugisha, nkuko tubona Imana igaragaza ururembo ruriya rwa Yerusalemu n'amarembo 12 yubatswe, 3 amajyepfo yandi 3 burasirazuba yandi 3 mu burengerazuba. Niko mu byahishuwe hatwereka. Nuvuga ngo n'umuntu ntabwo agira irembo rimwe, ushobora kugira amarembo menshi. Imana yinjirizamo imigisha yawe, Imana yinjirizamo nidizi zawe zose. Ayo marembo rero turaza kuyugurura mu izina rya Yesu. Ijambo rero ritangira ngo amarembo yawe azahora yuguruwe iteka, ntazugarirwa ku manywa na nijoro, kugira ngo abantu bakuzanire ubutunzi bw'amahanga n'abami bayo ari imfate. Urumva iri ni ijambo rya gihanuzi ritangira ngo amarembo yawe azahora yuguruwe iteka. Mu yandi magambo, mu mwuka mu rundi ruhande, amarembo y'umuntu ashobora kugarwa, ashobora gukingwa. Igihe yacinzwe, igihe yugawe, abantu bazacahe bakuzanira ibi bintu. Kumvira ijambo rivuze ngo ntazugarirwa ku manywa na nijoro, kugira ngo abantu bakuzanire ubutunzi bw'amahanga. Amarembo yawe igihe yugawe, nta bantu baza mu buzima bwawe. Abaza mu buzima bwawe baza ari abaje kugusenya, baza bazanye inkuru z'incamugongo, baza bazanywe no kukudiviya, kugukura mu muyoboro, baza bazanywe no kugira ngo bakuyobye, baza bazanywe ahubwo ari abantu bashobora guhinduka kugira ngo bakunyage, bakwibe na cya kindi wari ufite. Niyo mpamvu tuvuze ngo rero ni byiza ko amarembo yawe n'ayanjye yugururirwa, abantu baza mu buzima bwacu bazanye imigisha, bazanye ubutunzi mu izina rya Yesu. Kuri ijambo riravuze ngo ntazugarirwa ku manywa na nijoro, kugira ngo abantu bakuzanire ubutunzi. Impamvu yo gucinguka kw'amarembo yawe yanjye ni ukugira ngo abantu bazane ubutunzi bw'amahanga. Ndatura muri njyewe, ndatura mpagaze mu butware mpabwa muri Kristo Yesu, amarembo yanjye acinguke mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo abantu bazane ubutunzi bw'amahanga kuri njye mu izina rya Yesu. Nawe ndatura ku buzima bwawe, wowe unyumva, wowe mbere umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwatura kugira ngo amarembo yawe acinguke, abantu bakuzanire nawe ubutunzi mu izina rya Yesu Kristo amazina yose. Dukomeje rero ngo nta ubutunzi buzaza ni ubutunzi ngo ni ubutunzi bw'amahanga, kandi ayo mahanga ntabwo azaza, ayo mahanga ntabwo azaza ukwayo ari yonyine. Nuvuga ngo aya mahanga arazana ubutunzi kandi arazana n'abami bayo. Ibi bisobanura iki? Hari abantu Imana yazamuye mu isi y'ibifatika no mu isi bigaragara, ubona koko bafite ibintu, bari muri icyo cyiciro nk'icy'abami. Imana iguhuze n'abo bantu, nanjye mpuze nabo mu izina rya Yesu. Ariko baze batazanye bataje imbokoboko, baze bikoreye ubutunzi bw'amahanga. Turakora iryo sengesho kugira ngo abo bantu baze. Turaza gukora isengesho ricingura amarembo, turaza gukora isengesho rigira gute? Ricingura amarembo. Niryo sengesho turi buze gukora. Dukore n'isengesho kandi rigira gute? Rifunga amarembo y'ibibazo, rifunga inzira z'ibibazo n'amarembo y'ibibazo. So ahangaha rero twihuta muri Yesaya, aho ngaho nanone mu murongo wa 18, Yesaya mu murongo wa 60 murongo wa 18, ndi kubabwira ahantu tugiye turi bukuru isengesho ry'uno munsi. Handitse ngo urugomo ntiruzongera kumvikana mu gihugu cyawe, ntihazaba gusenya no kurimbura aho ingabano zawe zigera hose, ahubwo inkike zawe uzazita agakiza n'amarembo uzayita ishimwe. Urumva ko mu mwuka umuntu agira itangirira akagira n'iherezo. Nkuko tuzi buri gihugu cyose kigiraho gitangirira naho kigarukira, niko n'umuntu afite aho agomba gutangirira naho agomba kugarukira. Hari imipaka
wubakiwe n'Imana mu buzima bwawe. Icyo cyigisho nzakigarukaho. Hari ingabano washyiriweho n'Imana, no muri izo ngabano washyiriweho n'Imana hari aho yashyizeho irembo ryaho uzajya usohokera naho uzajya winjirira. Hari aho yashyizeho amarembo azajya anyuzwamo umugisha wawe, azajya anyuzwamo ibyo ukeneye. Rero niyo mpamvu iri jambo rivuze ngo urugomo ntiruzongera kumvikana mu gihugu cyawe. Birashoboka abadayimoni bakaba bagukoreragaho urugomo, imbaraga zikuzimu zagukoreragaho urugomo, ndazihagarika mu izina rya Yesu. Iyo myuka yagukoreragaho urugomo, barozi bagukoreragaho iby'urugomo mu buryo bwa nijoro usinzire cyangwa ku manywa, umuriro w'Imana batwike kuri nge, umuriro w'Imana batwike kuri we mu izina rya Yesu. Ndatura ngo umuriro w'Imana utwike abankoreragaho urugomo mu izina rya Yesu, abagukoreragaho urugomo umuriro w'Imana batwike mu izina rya Yesu, umuriro w'Imana batwike mu izina rya Yesu. Bidafite umubiri biremwa byose biba byavuye ikuzimu, ibiremwa bive ikuzimu, amarembo ya agacinguka, ikuzimu agacinguka, bikava ikuzimu. Ibyo biremwa bikuzira mu nzozi, bikuzira mu bitotsi, bikuzira usinziriye, bije kugukoreraho urugomo. Barozi bakuzira mu mwuka baje kugukoreraho urugomo. Aka kanya ndatura ngo umuriro w'Imana batwike, umuriro w'Imana batwike, umuriro w'Imana batwike zina rya Yesu Kristo. Handitswe yuko ahari bazaterana ariko uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize. Ndatura kano kanya abankoraniyeho bose, abagukoraniraho bose, bagwe bazize wowe, bagwe bakuzize zina rya Yesu Kristo. Abanteraniraho bose bagwe ari njye bazize zina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ijambo riravuze ngo urugomo ntiruzongera kumvikana ku buzima bwanjye, ntihazabaho gusenya, ntihazabaho kurimbura, ahubwo ingabano zanjye zijye aho zigera hose, ahubwo nkike zanjye nzazita agakiza, n'amarembo yanjye nzayita ishimwe. Uko niko ijambo rivuze. Ijambo riravuze ngo n'inkike zawe arizo ngabano zawe, aho ugomba kugarukira, aho imipaka yawe igomba kugarukira. Birashoboka ukaba urimo uranyumva imipaka yawe yaraviyowe, Satani yarakwinjiranye, akagira ibice by'ubuzima bwafata, akagira ibice by'imibereho yawe afata. Abarozi barakwinjiranye, bakagira ibice by'imibereho yawe bafata, bagasenya ubuzima bwawe, bakarimbura ubuzima bwawe. Aka kanya mu izina rya Yesu Kristo ndagusengera, mani umuriro w'Imana kugira ngo ushwiragize utatanye abinjiriye ubuzima bwawe, ari abakonikoni, ari abarozi, ibiremwa by'umwuka byinjiriye ubuzima bwawe, byavuye kuzimu bikagukoraho iby'urugomo. Umuriro w'Imana bitwike, umuriro w'Imana bikongore, urugomo rurangire ku buzima bwawe, ntukongere kumvikana ku mibereho yawe yo mu mwuka no mu mubiri. Mpagaritse urugomo mukorerwa mu mwuka, mpagaritse urugomo mukorerwa mu bugingo zina rya Yesu Kristo usumba amazina yose. Urgukorerwa mu buryo bw'umubiri ndaruhagarika mu izina rya Yesu Kristo. Urugomo ntirwo kumvikana ukundi ku mibereho yawe zina rya Yesu Kristo, ku buzima bwawe bw'umwuka n'ubw'umubiri. Urugomo ntirwo kumvikana ukundi ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Gatatu, nkike zawe zirindwe mu izina rya Yesu Kristo. Amarembo yawe ahinduka yishimwe uyu munsi wa none. Nta kintu kinjiraga mu buzima bwawe cyiza, buzima bwawe bwakiraga ibibi, bwakiraga ibigukoze isoni, bwakiraga ibikumanura hasi, bwakiraga ibigusubiza hasi, ibigusubiza inyuma. Ariko aka kanya ubuzima bwawe ndatura ngo bucingurirwe amarembo y'ibyiza, marembo y'ibyiza yugururwe kuri wowe, marembo y'amahoro yugururwe kuri wowe, marembo y'ubutunzi yugururwe kuri wowe, marembo y'ubukire yugururwe kuri wowe, marembo y'ibyishimo yugururwe kuri wowe, marembo y'iterambere yugururwe kuri wowe mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Mpamagaye abantu b'umugisha, abantu b'agaciro, abantu bahetse ibintu bikomeye, abantu bahetse ubutunzi, babukuzanire, babuzanire mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo abantu bahetse ubutunzi bw'amahanga abo babuzane, kuko ijambo ryavuze yuko amarembo yanjye atazugarirwa ku manywa na nijoro. Kuko ijambo ryavuze ko amarembo yawe atazugarirwa ku manywa na nijoro, kugira ngo abantu bazana ubutunzi bw'amahanga n'abami
ari mfate katika jina la Yesu. Watsinze urupfu n'ikuzimu. Aba bantu baze bikoreye ubutunzi bw'amahanga ndetse bameze nk'abandi baze mu buzima bwanjye bikoreye iby'ubutunzi bukomeye ku buzima bwanjye. Ubu buhanuzi bwuzure, ubu buhanuzi busore ku buzima bwanjye, bwuzure uyu munsi, bwuzure ku buzima bwawe. Ndagusengera kugira ngo ku buzima bwawe ubu buhanuzi bwuzure, buhanuzi busore, marembo yawe yugururwe, marembo yawe acinguke, marembo yawe acinguke katika jina la Yesu. Watsinze urupfu n'ikuzimu. Ndi mu mwuka nongeye gucinga, nongeye gufunga muntu wahinduka irembo ry'urupfu ku buzima bwawe, muntu wahinduka irembo ryo kukuyobya agusubiza inyuma akuvana mu byizerwa, muntu wahinduka irembo katika jina la Yesu ryo kugukura mu mavuta yo gusenga. Uwo muntu mukumiriye ku buzima bwawe, mwirukanye ku buzima bwawe mwizina rya Yesu. Ari abaza mu mwuka ndabirukana ku buzima bwawe mwizina rya Yesu. Ari abaza mu buryo bw'umubiri ndabirukana ku buzima bwawe mwizina rya Yesu. Ndahamagara abantu bahinduka irembo ry'umugisha ku buzima bwawe mu mwuka no mu mubiri, abari buhozwa nabo mwizina rya Yesu. Umwana w'Imana nzima, urakoze data wa twese, urakoze Mana y'icyubahiro, urakoze Mana iganje mu ijuru no mu isi. Urugomo ruveho rurangire burundu izina rya Yesu. Gukingwa kw'amarembo y'imigisha ntibikongere kubaho kundi, ahubwo amarembo y'umugisha ahore yuguruwe kuri wowe katika jina la Yesu. Ku mubiri wawe nsengera irembo ry'amaso, maso yawe arebe ibyiza, yinjize ibyiza muri wowe. Nsengera irembo ry'amatwi yawe, amatwi yawe yumve ibyiza, yinjize ibyiza muri wowe izina rya Yesu. Nsengera akanwa kawe gahinduka irembo ryinjize ibyiza, rikakira ibyiza katika jina la Yesu. Isumba amazina yose mw'isi y'umwuka, buri irembo ryose ryanjye riri kose ikasikasi iburengerazuba n'iburasirazuba bwaryo, ndatura ngo ayo marembo yose yo mu mwuka nateguriwe na data acinguke mu izina rya Yesu. Acinguke mu izina rya Yesu. Acinguke ayo marembo y'umugisha wanje mu burasirazuba, mu burengerazuba bwaryo, mu majyepfo no mu majyaruguru, yo mw'isi muri rusange izina rya Yesu. Marembo acinguke kugira ngo ibyiza byinjire mu buzima bwanjye. Nawe niko ngusengeye, ndagusengera kano kanya, ndagusengera kano kanya, ubonye umva kano kanya, ndagusengera kano kanya kugira ngo mu izina rya Yesu ayo marembo ari mu burasirazuba, mu burengerazuba, mu majyepfo no mu majyaruguru izina rya Yesu, marembo y'umugisha w'ubuzima bwawe acinguke mu izina rya Yesu. Acinguke mu izina rya Yesu. Atuma iby'Imana yavuze byuzura kuri wowe, bikuzura kuri nge. Atuma ibyo Uwiteka yakuvuzeho ayacinguke, ayacinguke, wacira agakiza k'Imana. Urakoze Mwami, tuguhaye amashimwe, tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo amazina yose. Amen, 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 amen. Habwa umugisha n'Imana. Ufashijwe ntugende udakanze subscribe kugira ngo mutazajya dushaka ukatura igihe dushyize ikiganiro cyangwa dushyize isengesho uhite ucakira. Gubwa neza, Uwiteka aguhe umugisha. Mushatse kudushyigikira kugira ngo tugure kamera dutangire kuboneka mu mashusho, nimero zacu murazibona aho ngaho cyangwa muri bimwe mu biganiro tuba twaragiye tuzishyira muri screen. Imana ibagirire neza, Imana ibafashe, Imana ibarengere, marembo yanyu yugururwe ibihe byose, nta kongere kugarwa iteka. Shalom, shalom.